yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Muraho neza nshuti zacu mukurikiye abacu SMS TV, mugira amahoro y'Imana. Nitwa Ufitine Masumuta, umunyamabanga w'umuryango SMS, nkaba n'umukorerabushake w'uwo muryango. SMS mu magambo arambuye y'Igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. SMS ni umuryango utegamiye kuri leta, ufite intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi tugiye kuganira n'umwana witwa Uwamahoro Claudine. Yari umwana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, yari mu kigero cy'imyaka 3, ariko ubu ngubu yarakuze. Uwamahoro Claudine rero ntabwo azi inkomoko ye, ntabwo azi umuryango we, arababaye cyane. Yaje kugira ngo tumufashe gushakisha umuryango we. Ni karibu Claudine, tuguhaye ikaze. Murakoze, nitwa Uwamahoro Claudine, abandi umwana ushakisha umuryango, nkaba ntuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu w'Inkuru Nziza. Nisanze dutuye mu karere ka Burera mu muryango wa Pasiteri Sebayeri Samuel, umupasiteri w'Abangirikani, ufite n'umudamu witwa Musabyimana Beatrice, mu muryango w'abana 4, nanjye nkaba uwa 5. Nabaye aho ngaho nyine nzi ko ndi umwana wabo, ariko igihe kiragira kumwe abana baba bakina, haba babonekamo udukosa. Nashwana n'umwana we mukuru witwa Emmanuel, nkumva arambwiye ati wowe uzasubire n'iwanyu, ubundi nta nubwo uri n'iwacu. Ubwonko bukagenda bukurura koko nshobora kuba ntari uwaho. Igihe cyarageze, diyoseze ya Shyira yubaka ikigo cy'amashuri cyitwa Sunrise School. Noneho kuko bagombaga kwakira abana b'imfubyi, nanjye nkaba nari ndimo kandi nkaba nari nararerewe kuri uwo mupasiteri Sebayeri Samuel. Byabaye ngombwa ko famiye nakuriyemo injyana kunsobanurira Bishop Rucyahana kugira ngo nanjye bazanshyire kuri lisiti y'abana bazajya kwiga muri Sunrise. Icyo gihe ndabyibuka, ni Musabyimana Beatrice wantwayeyo, abasobanurira neza amateka yanjye, banyemerera kunyandika cyakoze, kuko numvaga kwakira ko ndi imfubyi ni ibintu byari binkomereye. Numvaga bitanabaho ko naba ndi imfubyi. Igihe kigeze cyo kujya ku ishuri, nanga kujya ku ishuri. Babibwiye Bishop Rucyahana, aravuga ati nibanjyanane n'undi mwana wabo kugira ngo mbone ko ari ikigo gisanzwe kitari ikigo cy'imfubyi, ngo nzaheranwe n'agahinda ko niga mu mfubyi gusa. Ubwo njya kwiga muri Sunrise, njyana n'uwo muhungu wabo witwa Emmanuel, ariyo mfura yabo. Ubwo biba ngombwa ko papa wacu bamwimurira ku Kibuye tujya kubayo. Ariko nk'uko abana b'imfubyi bakura, burya iyo ryakuguye mu matwi hari ibintu udashaka kwibagirwa, hari utumenyetso ubona nawe ubwawe ukavuga uti uko byagenda kose ndi imfubyi. Abantu bakajya baza, nkumva abantu bari kubijujura wenda ngo ndi imfubyi, ku buryo hari n'umumama wari inshuti yacu waje kubasura, amutekerereza iby'amateka yanjye. Ngiye kumva numva bamubwiye ngo ntugatume hari ahantu ajya atazamenya ukuri bikaba bibi. Iryo naryo ryanguye mu gutwi.
noneho nkomeza kumva ko koko ndi imfubyi, ngenda nanabyakira kuko ni ibintu bitari binyoroheye, nkajya mba mu rugo gusa. Ahantu nari nemerewe kujya hari kwa bashiki ba Sebaheru Samweli, ahandi ntabwo nari nemerewe kujya kubera n'uwo mubyeyi wari wabagiriye inama ataramutse agiye ahandi ashobora kumenya amakuru. Pirimeri yose twari dutuye ku Kibuye, ngiye mu wa mbere segonderi nibwo twimukiye i Gisenyi. Ariko kubera guheranwa n'agahinda kuko ndi imfubyi n'amakuru menshi nagendaga mfata atuzuye, naje kugira ikibazo cyo kujya njya mu mihango ntishire, bakanyongera andi maraso. Ubwo kubera ko Musabyimana Beatrice ari we mubyeyi wari warandeze, ari we mugore wa Sebaheru Samweli, yari akuriye abagore muri diyoseze, ibiro bye byari byegeranye n'ibya Musenyeri. Yaje kubimuganizaho, Musenyeri amubwira ko ibyo ari ibimenyetso by'ihungabana, nibwo yaje kumugira inama yo kuzabinganiriza, akambwiza ukuri ko bishobora kuzashira. Yabaye aho nyine atinda kubimbwira, ariko Musenyeri akajya amwishyuza ati se wabiganirije Claudine iby'amateka ye? Undi akamubwira ngo ntabwo yari yabimbwira. Abimubwiye nka gatatu aramubwira ati niba utarabimubwira njyewe ubwanjye nzamwihamagarira mbimwiganirize. Ubwo abonye akomeje kumushyiraho igitutu kandi natabimbwira azabimbwira, yahise apanga umunsi tujya aho yakoreraga mu biro, ambwira ko agiye kuntekerereza amateka yanjye ko ndi imfubyi. Ariko ubwo hagati aho mu nzozi zanjye umunsi ku munsi numvaga ngomba kuziga nkazavamo umuntu ukomeye w'umucamanza, nkazakurikirana amateka yanjye, cyane ko nari narangije kumenya ko ndi imfubyi. Ariko siniyumvishaga ko ababyeyi banjye bapfuye, niyumvishaga ko uko biri kose twatandukanye, igihe nikigera tuzahura, nkiga ubucamanza, nkakora iperereza, nkabamenya. Ubwo tukicara atangiye kuntekerereza, ahera ku nkuru mbi y'incamugongo, barambwira ati nagutoraga uruhande rwa mama wawe yapfuye. Uruhande rwa mama wanjye hari umwana w'umuhungu ngo ariko umeze nk'utuzi ukuntu avuga ibintu avugishwa. Nahise numva mbabaye cyane, numva imigambi yose, numva n'ibyo nigiraga byose bibaye nk'ibitangiye bundi bushyashya, numva ndahubanganye. Icyo gihe nigaga mu wa gatanu segonderi, numva neza amagambo aranshiranye kuko imishinga yose numvaga mfite nahise numva ibaye nk'irangiye, cyane ko mu nzozi zanjye kenshi cyane nakundaga guhura na mama wanjye akanganiza, nkarota twahuye nabonanye n'umuryango wanjye, ntangira kubana n'icyo gikomere mbaho ntavuga. Igihe cyarageze rero kuko basa nk'aho ari ababyeyi babiri banderaga, kwa Sebaheru nahabaga kuko bari bafite abana bari mu kigero cyanjye twabasha gukina. Mushiki we Nyirahabimana Maria Goreti najyaga kubayo mu buryo nko gusura. Nyirahabimana Maria Goreti akaba atuye i Nyamirambo, naho yari atuye. Nyirahabimana Maria Goreti icyo gihe akaba yari atuye hari i Nyamirambo munsi yo kwa Gisimba. Nkajya nza kumusura, bari bafatanyije kundera, ariko umwe kuko yari afite abana batoya, undi ari bakuru cyane, nahajyaga gakeya nko gusura umutante wanjye muri vakansi. Nkava i Gisenyi nkaza kumusura, no ku Kibuye tukihatuye nabwo narahavaga nkaza kumusura, nawe akaza kunsura muri Sunrise icyo gihe kuko twagiraga igihe cya visite, ababyeyi bacu bakaza kudusura. Igihe cyarageze rero naragiye gusura Nyirahabimana Maria Goreti ari we mubyeyi wanjye nawe wandeze, ariko ku ruhande rumwe nkamwita tante kuko ari mushiki wa Sebaheru Samweli. Nararyamye ndota nahuye na mama wanjye, nkangutse ubwo Nyirahabimana Maria Goreti ari we nita umubyeyi wanjye nkanamwita tante wanjye. Arambaza ati mwana wanjye ko wari utaguseka ukaba ubyutse ukarira? Ndamubwira nari ndose ndi kumwe na mama wanjye
nkangutse nibuka ko Musabyimana Beatrice yambwiye ko yanuraga iruhande rw'umurambo we yapfuye, mpita numva agahinda karanyishe. Nyirahabimana Maria Goreta ahita ambwira ati ko yakubeshye mwana wanjye. Ndavuga se birashoboka ko yambeshya? Ahita ambwira ati njyewe icyo nibuka neza ni uko twari turi muri Congo, icyo gihe wabaga muri Gori, mu kigo cya Gori i Kibumba, icyo gihe twakoragamo, igihe kigeze barabimura babatwara mu kindi kigo cy'Ikatare, naho igihe kigeze inkotanyi zije gukura impunzi muri Congo, biba ngombwa ko bagenda bavangura abantu bitewe n'aho bagenda bakomoka. Ngo ndabyibuka icyo gihe hari akana k'agahungu mwagendanaga gakuru rwose kahoraga kaguhetse kitwaga Sibomana. Ako kana kavugaga yuko muvuka Kigali ngari. Ubwo bahise bavuga ati aba Kigali ngari bajye ku ruhande, ako kana karagenda karagusiga. Kuko twe twakoraga muri icyo kigo, abantu bose bamajije gushiramo basa nk'abakuru, hasigayemo utwana, badutegeka buri muntu wese kugira umwana atwara kugira ngo byibura bizamubere n'urwo rwibutso, akamwishingira nk'umubyeyi we. Ni muri ubwo buryo twagufashemo. Icyo gihe njye nkaba nari nkiri umwana mutoya, ndi mu kigero cy'imyaka 3. Nuko kuko Musabyimana Beatrice na Nyirahabimana Maria Goreti bakoraga muri ibyo bigo, bigira inama yo kumfata, kuko cyane ko bari banzi, kuko nahoranaga n'ako kana gasaza kanjye. Turahungukana. Uko nisanga muri make mfite amakuru atandukanye ku bantu batandukanye, kandi bose bitwa ngo barandeze. Igihe cyarabaye nyine nkomeza kubana n'ibyo bikomere byanjye, ariko Musabyimana akaba yari yarambwiye yuko ndi Umututsi. Kuko ndabyibuka hari igihe twari turi Gisenyi mu mujyi tugiye guhaha murunama, uvuga izina uwo mwana, umwe mu bantu bo ku rusengero ari kumwe n'undi muntu, numva aravuze ati uzi ko uyu Claudine wo kwa mama Haleluya ari Umututsi. Nakomeje kubana n'ibyo bikomere, nibaza ukuntu bananyitirira ubwoko, kandi mu bigaragara batanazi nimba n'imvano y'umuryango wanjye. Nkomeza mu mutima wanjye kubyiganirwamo n'ibyo bikomere, ariko nkomeza kubana nabyo. Ubwo igihe kiragera nsoza primaire muri Sunrise, mbona buruse yo muri SFB, nsoza segonderi, njya muri kaminuza. Igihe kiragera nsoza segonderi, mbona buruse yo muri kaminuza muri UR muri SFB hari i Gikondo. Niga umwaka umwe, kubera ukuntu ubuzima bwari bunkomereye, biba ngombwa ko njya kwiga muri prive, njya muri Mount Kenya University. Hagati aho ariko umumama wandeze yagiye ashaka gushaka nko kumuza n'abasore batari Abanyarwanda, hari kugira ngo nzabane nabo, sinzi impamvu. Ndabyibuka ahantu twabaga hari Gisenyi ku Majengo, twabaga muri etaje, hejuru habaga ivuriro, hakoragamo umusore w'umugande witwaga Edi. Akankunda, ariko njye simukunde cyane, ko n'imyaka yanjye numvaga igihe kitaragira cyo kujya mu byo gukundana, kuko numvaga ndi imfubyi uko biri kose ngomba kuzakundana hari aho nigejeje, ku buryo ngize n'ikibazo nkanatwara n'inda, nagira nuko nibeshaho. Tangira kujya munkundisha gutya, mufasha gutya, ukuntu umuntu afata umugabo, ariko nkumva ntibindeba.
agakunda kumbwira ngo sinzashakane n'Abanyarwanda, ngo nzakundane n'abantu bo hanze. Muri make sinzi impamvu yatumaga anshishikariza abo bantu. Nkagira n'umukoresponda wankundaga cyane, kuko nko mu mwaka yansuraga nka rimwe, tugakunda guhurira inaha i Kigali tugasangira dina, tukaganira ibibazo, akampa amafaranga. Yewe kuko Pasiteri Sebayeli Samuel yarwaye igihe kirekire, igihe cyarageze biba ngombwa ko nteka n'imitwe kuri abo bazungu kugira ngo njye mbona amafaranga yo kwishyura inzu, kuko naratekerezaga hari igihe nzakura nkashakana n'umugabo nkaruha, simbone uko nitura ineza aba bantu bangiriye yo kuba barandeze bakangiza aha ngaha. Nabona amafaranga nkavuga ni reka mbishyurire inzu. Kandi ndabyibuka icyo gihe twabaga mu nzu twishyuraga 150. Hari igihe twari dufite musaza wacu w'umudije, niwe watugaburiraga kuko mama bari baramusezereye no ku kazi, papa nawe yararwaye. Nawe hari aho yagiraga akananirwa ugasanga inzu igiyemo nk'amezi nk'atatu, avuga ni reka nteke imitwe abazungu bampa amafaranga nishyura inzu batadusohora tugaseba. Umukoresponda ariko nawe akumva ko nazashakana n'abazungu, yaza nk'inakazana n'inshuti ze akambwira ati Claudine muri bariya ntawe wakunzemo, njye mba numva wazamba hafi tukabana gashakana n'umuzungu. Nkakunda kubitekerereza Musabyimana Beatrice ariwe mubyeyi wandeze, nawe bimujya mu mutwe, mu rugo haza n'abahanuzi nimba barabatekerezaga sinabimenya, kuko iyo hazaga nk'umuhanuzi najyaga kumva ngo ushakanye n'umuzungu, ngo mbonye ugiye muri Amerika, ibintu nk'ibyo. Abo nitaga abavandimwe banjye ari bo bana ba Pasiteri Sebayeli Samuel, nabo bishyiramo ko nzashakana n'umuzungu. Ariko ngiye muri kamere yanjye numvaga ko bitazigera bibaho. Igihe cyarageze mpura n'umusore turakundana, nawe ari imfubyi, mutekerereza amateka yanjye numva arayakiriye, numva ariwe twazabana. Bitekerereje Musabyimana Beatrice, kuko icyo gihe Pasiteri Sebayeli Samuel yari yarapfuye, aravuga ati ibyo ntibibaho, baguhanurira abazungu, utegereza abazungu, dore ni nabwo ukirangiza na kaminuza, nta mpamvu yo kwirukira abagabo. Ashaka kubinkuramo ariko kuko uwo musore numvaga nta kintu na kimwe cyamumvanaho, ibintu byose tubiganiraho tukabihuza. Igihe cyarageze nyine dutangira gupanga ibyo kubana. Bitekerereje Musabyimana Beatrice atangira kuzanamo amananiza cyane cyane, ariko uwo musore kuko twakundanaga arihangana. Ibyo bamusabye byose nubwo byari bitoroshye, kuko nawe urumva zari imfubyi ebyiri zigiye kubana, arihangana arabikora. Turabana, ubu dufitanye abana 2. Tukaba twarasezeranye mu murenge, mu itorero, twasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo ntwite umwana wanjye w'imfura ku bw'ibyo bikomere by'inzira ndende nahuye nayo yo kugira ngo mbane n'uwo mutware wanjye, byambereye umutwaro cyane, kubera n'ibindi bintu byari byararemereye umutima wanjye. Najya mpura n'umuntu wo muri famiye nkamutekerereza uburyo Musabyimana Beatrice yatugoye. Umukobwa we yaje kunsura, mutekerereza ukuntu ubukwe bwacu bwagoranye nubwo bwabaye. Mbimubwiye abibwira mama we, abitekereje mama we aravuga ati ntibishoboka ukuntu Claudine yaba yararinze angana kuriya atazi amateka ye ya nyayo. Njye buriya numvaga yazi. Niko uwo mumama kumpamagara ati se Claudine utambeshye, ntabwo uzi amateka yawe, ntabwo bayakubwiye kuri telefone? Mubwira yaba ibyo Musabyimana yambwiye, mubwira n'ibyo Beatrice Maria Goreti yambwiye, avuga ati ntibishoboka ukuntu baba barakubwiye amateka ahabanye n'ukuri.
arambwira ati njye icyo nzi neza navuganye na Musabyimana Beatrice ni uko yambwiye ko ababyeyi bawe babishe, agahita agenda akagufata ahantu ngo mu ikarito bari bagushyize, akagufata akakurera, kandi icyo gihe hari mbere y'uko bahungira muri Congo. Ntangira kumva amakuru mashya, ni nabwo yanambwiye ukuntu ngo papa wanjye ashyinguye mu irimbi rya Mukamira, ambwira ko icyo gihe bari batuye mu Gasiza, kandi koko nkurikije uburyo twaganiraga mbere y'intambara, icyo gihe nibo bari batuye mu Gasiza ka Gisenyi. Nyuma yaho rero nagiye, umugabo wanjye yanshishikarizaga kumva radiyo cyane, kumva amakuru, kumva ibiganiro, ko bishobora kuzajya bimfasha mu buzima bwa buri munsi kubw'ibikomere biremereye nagiye mpura nabyo. Nibwo naje kumva ikinamico Abacu, nibwo naje kumvamo ko bafasha abantu guhura n'imiryango yabo baburanye muri Jenoside. Nyuma yaho nza kubahamagara kugira ngo nabo bazamfashe, ndebe ko nanjye nazabonana n'imiryango yanjye. Murakoze. Claudie, watubwiye ko wari ukiri muto cyane ku buryo udashobora kwibuka ibintu, kandi koko birumvikana, ariko nagira ngo nkubaze niba nta kimenyetso waba ufite ku mubiri wawe, kuko nacyo gishobora kudufasha mu gushakisha umuryango wawe. Ikimenyetso cyo ndagifite, kuko Musabyimana Beatrice ari we mubyeyi wandeze, yambwiye ko yamfashe antoragura amfata, nari mfite igikomere cy'umuhoro mu mutwe hejuru y'agashundu. N'ubu inkovu irahari? Inkovu yagiye yegerana, hasigaye gato, ariko iyo ukozemo wumva inkovu irimo. Inkovu irimo. Ni iki wabwira abakurikiye ubu buhamya wifuza ko wagufasha cyangwa wabisabira? Ikintu nasaba ku muntu wese wakumviye inkuru, ni uko waba ufite amakuru yamfasha kugira ngo mbone abanjye, yamfasha nanjye nkagira inkomoko, kuko mu bintu bimbabaza bikanshegesha umutima ni ukubaho ntafite aho mbarizwa, ntafite umuntu navuga ngo wenda ngiye nko mu mujyi cyangwa ngiye aha n'aha njyanye umwana ku muntu nizeye. Mbonye umuryango wanjye nanjye byanezeza. Murakoze. Urakoze Claudine. Mwumvise ubuhamya bwa Claudine Uwamahoro, afite ibikomere biremereye cyane, kubaho atazi inkomoko ye n'ibibazo yagiye ahura nabyo binyuranye, birumvikana ntabwo yorohewe. Ku bijyanye n'amateka ye rero, mu by'ukuri abantu bagiye bamubwira ibintu binyuranye. Umubyeyi wamureze yatubwiye ko yarerewe mu muryango wa pasiteri w'Abangirikani Sebahire Samweli n'umudamu we Musabyimana Beatrice. Uyu mudamu we rero yagerageje kumubwira ko ngo yamutoraguye ku murambo wa mama we afite igikomere mu mutwe, kandi hafi aho ngo yari kumwe n'agasaza ke gato, ngo ariko ngo gasa n'akatuzuye, ngo kavugaga ibintu biterekeranye.
avuga ko ako kana rero katari kumuha amakuru afatika kuko ngo yabonaga kavuga ibintu bidahuye neza bitumvikana. Ayo niyo makuru yahaye Uwamahoro Claudine. Undi mu mama rero mushiki wa Sebahire witwa Marigoreti, we yabwiye Claudine ko bamubonye mu kigo cya Gol mu nkambi ya Kibumba, bakamubona ari kumwe n'akana nyine gasaza ke kakundaga kumuheka. Ako kana ngo kitwa Sibomana. Ako kana rero ngo kababwiye ko bakomoka mu cyahoze ari Kigali ngari. Ayo nayo niyo makuru babwiye Claudine. Nyuma yaho rero Claudine yarashatse, nibwo haje kuza undi muntu wo muri famiye yo kwa Pasiteri Sebahire, aza kumenya ko Claudine atari yamenya amakuru ye, yaragiye abiganiriza mama we. Ubwo uwo muntu wo muri famiye rero niwe waje kubwira Claudine ko amakuru afite amakuru ko bamukuye mu cyahoze ari Gisenyi, aho bita mu Gasiza. Yamubwiye ko ababyeyi be babishe, we bakamusanga ari mu ikarito, kandi amubwira ko papa we bamushyinguye mu rwibutso rwa Mukamira. Amakuru yagiye ahabwa rero ni amakuru atandukanye, ariko aya makuru yose ntabwo twayapfusha ubusa. Amakuru agenda yuzuzanya. Niyo mpamvu nagira ngo nsabe abantu bakurikiye ubuhamya, uwamenya amakuru nyayo yadufasha akatumenyesha kugira ngo dufashe Uwamahoro Claudine. Arababaye cyane. Yaduhamagara akoresheje nimero yacu muri imbere yanyu 0783 83 2747. Yaba agize neza kugira ngo dufatanye dushakishe umuryango Uwamahoro Claudine, kuko arababaye cyane. Amakuru afite aratandukanye, ariko ntihaburamwo amakuru mazima. Murakoze.